Amahoro y'Imana ku bakurikiye kamera za Jado Inganzo TV. Ni wa munyamakuru wanyu Igabe John, wa munyamakuru ubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Sinari mperutse rero kubagezaho abatumirwa bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi rero content yacu ni uwageze kuki. Niyo mpamvu rero tugeze ku mwana w'umusore ukiri mutoya kugira ngo tumuganirize atubwire byinshi bigiye bitandukanye. Turakwakiriye kuri Jado Inganzo TV. Murakoze, amazina yanjye nitwa Itamushaka Brian. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Yego. Uwiteka Mana yacu, turagushimira turaguhimbaza kuri Imana yumva gusenga kw'abera. Dore tugeze mu kanya tugiye kuvuga ikiganiro wageze kuki. Uwiteka Mana yacu, atari wowe ntabwo twabyishoboza. Uwiteka Mana turagushimira turaguhimbaza kuri Imana ishobora byose. Kigende neza mwami, kandi n'abazagikurikira uzabaho umugisha. Uwiteka utagabanyije kuri Imana ishobora byose. Rero dufasha aka kanya rero tuvuga izina ryawe. Urakoze ko byumvishe, amen. Ego, urakoze cyane cyane. Ese nyuma yo gusoza amashuri yawe, ese amashuri yakumara iki? Ni ikihe kintu yakugejeje? Wenda washoje segonderi, ushobora kuba utarasoza kaminuza, ariko nyine segonderi washoje. Ese ayo mashuri wize yakugejeje kuki kugeza amagingo aya ngaya? Turabona uri umwana ukiri mutoya kandi ukirwana n'iterambere ririmo kugenda turisatiramo. Yego. Ikintu y'amashuri yanjye cyane nagezeho, narize nyine nagarukiye mu wa gatandatu segonderi S6 nize software development. Ubu nyine byatumye mbasha kugira ibitekerezo nyine bitewe n'ibyo bintu nize, kuvuga ni nakora iki ngiki, nakugeza kuri iki ngiki, bituma nyine mba undi muntu mushyashya nyine nanjye ntatatekerezaga. Ubu ngubu rero nyine ubu nanjye mfite ibitekerezo byinshi by'ibintu ngomba gukora, hari n'ibyo nyine nagezeho nkora, gusa ariko nyine bitewe n'aho nshaka kugera ndumva ubu nta kintu ndiho, gusa ariko nyine hamwe n'Imana nizeye yuko nzabigeraho. Urakoze cyane. None se tukomeje gatoya, ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi bombi ntabwo mbafite, mfite mama gusa. Papa we yarapfuye, yaragiye, nsigaranye na mama gusa. I'm sorry. Maze iminsi numva ko wigisha ibintu byo gucuranga. Ese gucuranga ukizi ryari? Ese ni ikihe gitekerezo cyawe nyine wagize? Ese wabikuye kuki? Wabitangiye gute? Ikintu cyo kumenya gucuranga rero, papa na mama navutse mbona ari abarokore bakunda gusenga, nanjye nkajya mbona nyine Imana ibintu biva mu rusengero, ibintu bishimishije, nanjye mba umukristo nkabona ukuntu abantu bacuranga, binjemo cyane ndavuga nirigomba ngomba kubyiga. Ndagenda ndabyiga ndabimenya, ndabimetiriza neza, nkabimenya na seritifika. Ubwo rero maze kubyiga niko kwita ntekereza, navuga ni se wayi nashinga agashuri nanjye gatoya nyine mu bushobozi bwanjye, nakwigisha abana bafite impano nk'izanjye bashaka kumenya nk'ibyo nzi gucuranga. Yego, simfite byinshi birenze, gusa ariko nyine ubushobozi bwanjye nashinze agashuri nyine gatoya kigisha abana gucuranga piano, gaherereye hano muri Maison de Jeunes Kabuga, ruguru ya gare y'i Kabuga. Abana bigisha gucuranga bagera kuri 20 ndakeka, niba atari 19 hafi aho ngaho. Nta kiguzi, iby'Imana yatumye umenyera ubuntu, nawe ugomba kubitangira ubuntu. Ni ubwo nguko rero byagenze, nanjye ndavuga ni kamenye gucuranga nyine nigishe n'abandi nyine. Urubyiruko nyine ni ugufashanya nyine muri make. Yego. Kuva hose utangiye kubigishiriza, ni ikihe kintu bikugejejeho wabwira abakurikiye Jado Inganzo TV? Ikintu bingejejeho rero, biri gutuma nyine mbikunda cyane, kandi ndetse n'abo nigisha bari kubikunda bakazana n'abandi. Ikindi kintu bingejejeho, ubu ndiyandika, ndikodeshereza, nta kuvuga ni ndasaba amafaranga
nawe nta kuntu ameze, ubu nyine nta kabazo nagira nyine ngo mvuge ngo ngiye gutya gutya, ngomba kukikemurira nk'umuntu w'umugabo nyine, nk'umuntu w'umugabo, kuko nyine nanjye Imana yampaye ubwenge kugira ngo ibyo ngibyo abo bana mfite ntibanyishyura menshi, gusa ariko iyo banyishyura habasha kunkemurira utubazo tu. Yego. Ubwo nyine tuvuge ko kuva aho umariye kubura umubyeyi wawe, niweho papa mu rugo, niweho nyine ugomba kumenya barumuna bawe, niweho ufate imyanzuro. Yaba ariyo mpamvu se yatumye udakomeza amashuri? Yego, papa niwe wanyishyuraga minerivare, ndareba se kuvuga ni nkomeze kaminuza, kuvuga nkomeze kaminuza nta mafaranga nta kazi ngira, mama nawe aricaye, papa niwe muntu wakoragaga, imiryango nayo hapi, ndavuga ni rero ubwo nyine kaminuza mbe nyeretse ngo mana 6 yanjye wenda hari icyo azamarira. 6 yanjye nayo rero ubu ndacyayicaranye hano, nyine ubwo ya myuga nize ubu ngubu muri aka kanya niyo iri kumfasha. Ikintu cyatumye ndeka ishuri gutyo ni ya minerivare. Yego, kandi nta n'imishinga nagiraga. Urakoze cyane. Ese nk'ubu nk'abakurikiye Jado Inganzo TV, nk'umuntu wabona nk'iyi video yawe ashaka kugira nk'ikintu agufasha akagusapotinga kuri icyo gitekerezo wagize cyo kwigisha gucuranga umuziki kugira ngo yagure ibikorwa byawe, ni iki wasaba bagufashaho muri icyo gitekerezo wagize? Ni igitekerezo cyiza kandi ni igitekerezo cyagutse cyagirira abantu benshi akamaro. Ikintu bamfasha byibuze, ikintu ndi kubura ni ibikoresho cyane. Ibikoresho ubu tuvugana, ubu mfite piano zigera muri 3, piano 3 mu bana 20, urumva ni ibintu bigoye. Piano 3 mu bana 20, saxophone 2 mu bana 20 ni ibintu bigoye. Ubu rero byibuze bangira nk'ibikoresho, cyangwa se bakadushakira nk'ahandi hantu nyine hari ibikoresho, basi tukajya tunabikodesha, wenda bakishyura aho hantu, ngenda nkabigishirizayo, it's okay. Cyangwa se bakanyagurira nyine abantu bakanera inkunga, nimero zanjye murazibona aho ngaho hasi. Ubu ngubu rero nyine n'iki kintu bamfasha pe, byibuze kugira ngo ndebe ko nanjye hari ikintu nageraho, na ba bandi ndi gufasha turebe ko hari ikintu bageraho. Urakoze cyane, tuzakorana ibiganiro byinshi cyane tuvuga no ku bindi bigiye bitandukanye. Ese niki wabwira abazakurikira kino kiganiro cyacu wageze kuki? Ese niki washishikariza urubyiruko rwinshi ruba ruri aho rutabasha kugira kwihangira imirimo ngo runatekereze nko kuri icyo gikorwa gikomeye cyane? Ni iyihe nama waha urwo rubyiruko? Inama naha urubyiruko, abajeni bagenzi banjye, bareke kwishora mu bintu bitabafitiye akamaro, ibintu nyine Satani nyine adutwaje igitugu, yego, ariko se kuki Satani utamutsinda? Wowe senga, ibindi nyine Imana izagenda ibikora. Usenge nyine ibintu by'urumogi, inzoga, wapi, ntabwo ari ibintu bikwiriye abantu nkatwe dusenga. Kandi nawe utizera Imana, cyangwa se niyo waba uyizera ariko ukaba udasenga, basi gerageza mu mbaraga ushoboye, usenge 1 minota, usenge 2, ejo uzagera kuri 3, ushiduke wageze ku masaha nyine Imana ikongerera imbaraga. Usenge ibyo bintu tutagutwaje igitugu, Imana yashobora kubikuraho. Bareke kwishora mu biyobyabwenge. Yego. Sabe turagushimiye kandi twizera ko n'ubutaha tuzakuganiriza, tukaganira byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu nyine babashe kukumenya kandi bakunde n'ibyo urimo gukora. Jado Inganzo TV iberaho kugira ngo igire kimwe ifasha ku muntu, kugira ngo ubone abasapota, abatera inkunga kugira ngo nyine babashe kukumenya. Urakoze cyane rero. Murakoze. Yego, twizere ko n'ubutaha tuzakuganiriza tukaganira. Yego, murakoze, Imana ibahe umugisha. Yari wa munyamakuru wa Igabe John, akaryo kintu gahora mu itama, naho ubutaha kandi turi kumwe.